aha akantu ko kugura ranche rero ngo biragenda bite ariko ni wowe ariko iki subyemeye kuri bugura ibyo kurya bya saa sita oya ntabwo ariko nakubwiye nyisumbwiye ngo urambwiye ngo turebe nguza kugura ranche uza kugura ariko uza kugura araba ari wowe kuko ngiye waya matariki urabizi kaba kabaye oya sheri famagaze nabi pe abagore arukuno nubwo amatariki yabari umutuku umva yewe ngo arukuno abagore tubika saka muri kasaka me ariyo ari akantu amafaranga mfite hano imbere n'inyuma ni inote y'ibihumbi 5 ahubwo icyumweru gitanguzandwanaho noneho usuntu tujye kubigenza ngiye kukubaza ibibazo bibiri nawe ubitegure ariko bya bibiriya bijyanye n'ijambo ry'Imana byo muri Bible mbese tugiye muri Bible quiz shashirika mubwire urabizi Bible umaze kwisubiramo inshuro 3 zose uyisoma irangira ukongera ugatangira njyewe n'inshuro imwe sindayirangiza nuza kumbaza rero ibyo muri Bible ndatsindwa ese uzwa n'iki gusoma bibiliya sheri Imana we reka ibyo tubyihore urabizi umwanya wanjye shu urawuzi pe babara wibivuga waze tukabazanya iby'ubuzima busanzwe wari uzi ko ushobora kwibwira ngo nagusoma bibiliya ariko nyamara ugasanga bibiliya yose urayifite mu mutwe uti gute buri munsi ntago ujya usiba amateraniro mu mibyizi nusiba amateraniro icyumweru nusiba amateraniro amakora araririmba reba n'indirimbo twahoze twumva harimo ijambo ry'Imana urumva njya nkunda nk'umwigisha w'ijambo urabona izi nkuru ziba muri Bible wenda nk'uburyo abayisiraheli bambutse inyanja itukura bavuye mu Egiputa bakaza bakajya i Kanani nyine kumva iyo nkuru nkunda nyine umwigisha uzi uziko inkuru zo muri Bible ari story watera n'umuntu kumva ni nko kumva sakina mico za kera ukumva uraryohe gukurikira iyo nkuru nuko rero biriya nibyo nshaka nuko rero witwaze ngo ntago usoma bibiliya kuko ibyo byose ni bibiliya gusa bavuga uravuze ngo nshobora gutsinda hansinda ukanatsinda amaga let me try hanyuma rero okay ngiye kubaza ibibazo bibiri tegura ibibazo byawe bibiri nanjye negure bibiri utsindwa ni uri bugure okay ibibazo byo muri Bible kumbwira ngo ufite inote ya 5 niba ari ukugura ni ukugura please ese buretse tubanze tumenye utsinze ninde ibyo kugura biraza nyuma reka numva Imana yanjye ikibazo cya mbere ndagutegereje reka nkubwire okay ndakibonye ikino gitsinda umva shiri ubona mfitiye umujinya oya namujinya rega nibi bintu bije ukakubitamo n'urutoki nkabona neza nibi bintu bije mo competition umuntu wese agomba gushyiramo imbaraga umva nkubwire rero ni bihe bihano Imana yatanze kuri Adamu Eva ndetse n'inzoka Imana yahanishije iki unyumve neza Imana yahanishije iki Adamu Eva ndetse n'inzoka nibyo bisubizo reka rero mwereke ahira ko ntayariye kubera yuko Imana yari yarabuje Adamu na Eva ni nko kubimenya yarabwiye ngo muzarye ibiranga byose ariko stop gasopo kuri ya mbuto imenyesha ikibi n'ikiza bamaze rero kubirengaho barangije babirengaho Imana ihera ku mugabo iramubwira ngo wa mugabo we gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima uzabira ibyuya mbese mu yandi magambo kugira ngo ubone kurya niyo mpamvu uyu munsi ubona mba nabizi ibyuya kugira ngo mwunde nze ubone agatenge ubone bya bindi byose kumbe icyo nicyo gihano Imana yahaye Adamu yego nuko umugabo azarya yiyushya kuye niyo ubu rero ngomba kwicarira mu rugo ugakora sibyo sheri ukemera igihano Imana yabahaye nyine si Adamu wabibazaniye ikiro gitsinze ni ibya kera okay turebe ibya Eva rero harangije rero ajya ku mugore yamuhanishije iki dore igihano ati rero ibyo uzajya wifuza byose uzajya uhanga amaso umugabo wawe ni uvuga ngo uzahora uri hasi kwifuza kwawe kuzarangira mbese kwifuza ko umugore kuzarangirira ku mugabo we icyo ni igihano ibintu ngiye navuze ni ibyanyabyo ngiye kwigumira mu rugo ahubwo sinzi ko ejo nzajya mu kazi niba kwifuza kwanjye kurangirira ku mugabo se ndarwana n'iki kindi ko nikozeho ntago ari byo byonyine ati wa mugore we kugira ngo ubyare ayinya
ati uzajya uboroga uribwe koko wumva uko ubaye. Yakora Eva yaradukoze pe. Umenye ngo Imana nidukorera ibitangaza bya bindi bigacamo bya bindi hane bicamo. Ariko reka nkubwire Mana yanjye reka ibyo bintu abagore mba numva bavuga ngo igisengo kiraryana n'igishaka kizandye kindye ariko Mana I can't wait. Ako umunsi ariko nibishaka sheri reka nkubwire ubonye ndizi igihe cyose gishize nshaka umwana nindangiza ngo ibise nubwo ntabizi ko nzihangana ushimije mfana nta n'umuntu uzaza kumbwira ngo ihangane ngo ibiki reka ibintu nzabikwibutsa uzabinyibutsa icyo uzi cyo uzukumza umeze nabangize umugisha reba no kumza umeze kubera yuko wabimbwiye kugira ngo utazakorwa n'isoni kubera ko urimo kuribwa uzajye umaze kuma ega nibyo ntabwo nzabikora njyewe ntabwo nkubekera ngo nibyo nzabikora urumva zaba meze neza muri ryerye niteguye mfite amatsiko mvuga ngo gusunga umwana wanjye ngarabasa nande na papa na mama ni papa byo ni ngo yemva kwikunda sha nigo rega umugabo wamenye urimo urananjijisha kwanza ntabwo uramara kunsubiza igihano cya gatatu igihano cya gatatu rero umugore wambwiye ko yahanishijwe kubyara ababaye nuko kwifuza kwe gushira ku mugabo okay iragende bwira inzoka wanzoka we ubaye ikivume mu zindi nyamaswa zose kandi uzajya utungwa n'umukungugu ikindi cya gatatu uzajya ukuruza inda hasi ugenda ukururuka hasi buriya niyo mpamvu inzoka itagira amaguru uyu nayivuga yo tuyihorere irongera irayibwira ngo nshizeho urwango hagati yawe n'urubyaro rw'uyu mugabo ngo ni Eva bombi no Adam na Eva yego ati ngo uzamukomeretsa agatsinsino nawe akumena umutwe cyakoze Imana iradukunda uvuga ngo umutwe ni ikintu gikomeye niyo mpamvu rero batahaye inzoka kutumena umutwe twega abana b'abantu yavuga ngo uzakomeretsa agatsitsino gusa ese shoreka nkubaze iyo umuntu arose aribwa n'inzoka biba bisobanuye urumva shitani batakumize bunguri nibyo warose se ngo ngwiki toka shitani urabutabirose utabimbwira uzi ko ejo bundi hashize narose inzoka indya hano ku gatoki akangaka noneho k'igikumu ibaza ibyo bintu kuki wabicecetse sheri